Ndakuramukije wowe mukunzi w'ubuhamya butandukanye uca kuri iyi channel yitwa Sister Yvonne Mushimiyimana. Nkuko bisanzwe iteka kandi uyu mwanya ngiye kubagezaho ubuhamya bwa Son Som An w'imyaka 40 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cya Cambodia. Mbere yuko dutangira ubu buhamya, reka tubanze tumenye iki gihugu cya Cambodia. Ubundi ururimi ruvugwa n'abaturage mu gihugu cya Cambodia ni ururimi rwabo kavukire rwitwa Cambodia Kama, ruvugwa na 95% z'abaturage bo muri Cambodia. Urundi rurimi rwa kabiri ni Igifaransa, nacyo gikunda gukoreshwa mu bucuruzi no mu butegetsi. Kuva kera kose ubukungu bw'igihugu cya Cambodia bwari bushingiye ku buhinzi. 85% z'ubutaka buhinzwe bweguriye ubuhinzi bw'umuceri, ahasigaye hagenerwa ubuhinzi bw'ipamba. Uretse ibendera ry'igihugu cya Afghanistan, ibendera ry'igihugu cya Cambodia niryo rindi ryonyine ku isi ririmo inyubako igezweho. Reka dutangire ubuhamya bwacu. Som Son An yari umwana umwe warezwe na nyina wenyine mu isambu imwe yo mu gihugu cya Cambodia. Yatangiye ajya gusenga abitewe no kwiringira ko byari gutuma yigarurira umukobwa bakundanaga. Nyamara ibyo byamuviriyemo kwanga idini gakondo y'umuryango we, ari nabyo byatumye arota inzozi z'ikiganza cyamukoragaho. Ubwo yari mu kigero cy'imyaka 10 y'ubukuru, Som An yakurikiraga umukobwa w'inshuti ye bakajyana gusenga buri cyumweru. Hari mu birometero 70 werekeza mu majyepfo y'umurwa mukuru w'igihugu cya Cambodia. Son Som yaravuze ati, ntabwo nari nshishikajwe n'inkuru nziza, ntabwo najyanwaga n'ubukristo, ahubwo ndabaga nshishikajwe n'uwo mukobwa mwiza. Umunsi umwe ku cyumweru, umukozi w'Imana yarabwirije, maze mfata umwanzuro ndabatizwa. Nyuma y'umubatizo wanjye, ubwo nibwo natangiye kwiga muri kaminuza. Kubera ko nari mfite amafaranga makeya, nasabye abayobozi b'itorero ubufasha. Icyo gihe nibwo bampaye imfunguzo kugira ngo njye mba mu kazu gatoya kari impande y'urusengero. Ubwo icyo cyumba nakibagamo ntacyishyura. Ngeze mu mwaka wa 2 wa kaminuza, nararwaye cyane. Umubiri wose warandyaga, warashyuhaga ukanyotsa, ndetse n'umubiri wose nkumva ndi gushya ahantu hose. Sinashoboraga kwinyagambura, niyo nabaga ndyamye mu buriri sinashoboraga guhindukira. Nararembye ngiraho numva ngiye gupfa. Ubwo nibwo nibutse yuko nengeze kumva yuko Yesu ari Imana kandi ko afite ububasha bwo gukiza abantu. Natekereje nti, ni kuki ntagerageza gusenga ngasaba Imana ubufasha? Nagerageje guhaguruka mu gitanda ngo mfukame, ariko nkagwa. Ndongera ndagerageza ndahaguruka ngo mfukamye, noneho ngwa ngaramye. Narongeye ndagerageza guhaguruka, birakomeza birananira. Nakoresheje imbaraga zose, ariko ku iherezo ku nshuro ya 3 nibwo nashoboye gupfukama. Narahumirije ndavuga nti, Mana nkunda, mbese ushobora kunkiza? Ubwo natangiraga kuvuga, nabonye umucyo umurikira mu ruhanga rwanjye. Hamuritse urumuri rwinshi iminota mike, maze ruhita ruzima. Naratekereje nti, uyu mucyo se uturutse hehe? Ubu ngubu wasanga ari ububasha bw'Imana. Nyamara ntabwo narekeye gusenga. Ubwo narakomeje ndavuga nti, numvise kuri Imana y'ububasha, kandi muri Bibiliya wakijije abantu benshi. Ndiringira ko ushobora kumfasha ukankiza. Ngushimiye ibintu byose wamfashijemo. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amin. Nongeye kugwa ku buriri. Muri icyo gihe nari nkibumbye amaso. Nabonye ikiganza, ukuboko hejuru y'ikirenge cyanjye.
iyo shusho yatangiye mbona iri iyo shusho yari igizwe n'umucyo mwinshi wankoraga ku mano buhoro buhoro uzamuka gake gake ku mavi, aho ikiganza cyakoraga hose numvaga hakize nta muriro ugihari. Icyo kiganza cyarakomeje kigera no ku gifu cyanjye, aho ariho hose ikiganza cyakoraga hahitaga hakira. Ubwo ikiganza cyageraga mu mutwe numvise mbise mererwa neza. Kubera ibyishimo byinshi nahubutse mu gitanda ngenda niruka njya hanze, nirukaga nsimbagurika mu nzu, nkoma amaguru hasi, nkoma amashyi, mvuga nti Mana ngushimiye ububasha bwawe, Mana ngushimiye ububasha bwawe. Icyo gihe nari mfite imyaka 20 y'ubukuru. Uyu munsi mfite imyaka 40 kandi ndi umwigisha w'iyobokamana muri kaminuza yigenga i Battambang, umujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu cya Cambodia. Ndi umukozi ugira umwete kandi nitegura kubwira buri wese ibyerekeye ububasha bw'Imana. Umutima wanjye wari winangiye cyane nk'uwa Thomas nawe yari yaranze kwemera atabonye gihamya, kuko nizera ko Imana yakoresheje ububasha bwayo mu guhindura umutima wanjye. Iyo Imana idakora igitangaza, ahari ubusimba nyizera. None ubu nizera Imana, nubwo nagera mu mibereho irushije nzakomeza nyiringire. Mwakoze gukurikira ubuhamya, mugire umunsi mwiza.